Guys, murabizi ko maze iminsi mbabwire ne dukeneye kuvuga ibintu bya industry tukareka guceceka ko twaracecetse byinshi birangirika. Nababwiye ko ntazatuza, nzabereka buri munyamafuti wese na bamwe mu bantu bari muri industry just kugira ngo bayangize bitwaje ibyo baribo. Abantu benshi ngo batinya kuvuga ngo batazabazimya cyangwa se ngo umunyamakuru ngaguteza abandi n'ibiki. Nirwo rugero mbereke byo batinya byo ndabyumva, ariko hari abandi batabitinya nkatwe ko twamaze kwisobanukirwa no kumenya icyo dukeneye no kugira ubushobozi bwo gukora uko twe tubishaka pana undi ukabishaka, sibyo? Uyu munyamakuru ngo ni Emmy, murabizi uminsi ishize yandikiye inkuru ngo z'abatinganye nkajyaho nkikomentingira kubera ko ngiyewe nk'umupapa ntabwo ibyo mbyumva, sibyo? Dufite abana turera, tudakeneye ko ikinyamakuru nk'igihe gikomeye mu gihugu kibigisha ibintu nk'ibyo ngibyo. Arangije aza muri DM ngo bad ngo nguzanyenera ngo uzakenera ngo nabandi ngo nibiki ngo nzakwereka. Navuga no, nzagukenera mu byiza ariko mu bibi sinzingera gukenera, sinzigera nanagushyigikira, you get it? So rero reka mbabwire mu ncamake. Yes, wamwica Badrama gideon. Urumva ubu ngubu rero no umuriro wamaze kwaka hagati ye no bica Emmy. Ibi bintu navuga ko uyu mugabo yatangiye kugirana ibibazo n'abanyamakuru bagiye batandukanye kuva kera. Mugende murebe inkuru yakozwe ku Nyarwanda ni yakozwe ku gihe. Hejuru ya content ngiye na creatinze nka The Man Hub nka Badrama wateguye agashyira no mu bikorwa igitaramo cya Safi Madiba. Umujene arifasha aragiye ngakoze inkuru akuyemo ikintu cyose cyagaragaza aho wagiteguye uko byagenze, buri kimwe cyose abikora by purpose. Murebe kuri Radio Rwanda, murebe ku Nyarwanda, murebe ku binyamakuru bitandukanye, murebe kuri Badrama TV. Buri muntu wese yakoze inkuru ariko undi kugenda gakora inkuru idasanga ryasi nta nubwo mwakoze isa, ariko mu gihe ukoze inkuru utange source yayo ugakuramo ibintu ubigambiriye, ibyo n'ubuswa ni n'ubugoryi. Kandi nabyo navuza rega kubaho twandikirwa n'abanyamakuru nkamwe mwize veterinary, ubundi ubukora iki nko muri showbiz. Wize veterinary cyangwa ubuhinzi ndakuziga kuriza n'ubundi uzaje guhinga cyangwa kuvura amatungo, showbiz yarakunaniye hejuru y'umutima mubi yuko utaba professional. Kandi ntabwo ibyo ngibyo tuzica ngo tubireberere bro, ntago nagukenera mu mafuti. Kandi ibyiza wahagarika ibyo bintu ntaranavugana na shoboje, kuko bibaye ngombwa kuvugana na shoboje, you know what it is, right? So kandi igihe ntago ngikeneye ahubwo cyo kirankeneye ama content creator. Niyo nkuru wanditse nyine ni yoyi creatings, iyitabaho ntiwari buyandike, you get? Aho nicyo kintu mugomba kumenya, ntago tubatinya kuko nitwe tubaha ibyo mukora, sibyo? Kandi ibyo mukora naho mukorera nabwo ibyo dufite ubushobozi bwo kubikora. Ushize nababwiye ngo ndabikosora, shinga TV mujyana n'imikino n'ikinyamakuru nagishinga nawe ubwaye nkaguha akazi. So nundi munsi banyarwanda mujye mwumva namwe banyamakuru, ntago tuvuga ngo abanyamakuru nabasazi nabaswa, ntago ari bose. Harabo dufite bari professional akora akazi kabo neza, ariko bafite ababavangira nk'aba ngaba bamunzwe n'ibitekerezo by'ubukene n'ibitekerezo byo gutandukanya abantu cyangwa se kwigira ishyano, sibyo? So ntago ibyo bintu ari byiza. Rero Emmy nguhaye gasopo, nundi munsi nushaka gukoresha content yanjye ugikoresha ukwiri umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka rero twongere dutangire tubasuhuza kuri Dopa Media. Rero nkuko bisanzwe aho muherereye hose ku isi muri kumwe nanjye Turutayega ndetse na Tunga. It's a beautiful day, blessing Dopa Media. Twizera ko umeze neza cyane ubu dukurikiye uri mu bice bitandukanye by'isi, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba. Salama, twizera ko umeze neza cyane. Reka tugwaye ikaze, reka dutangire kubwira ngo ibintu bimeze bite gahunda n'ubucano bwato. Uyu mugabo aransekeje, reka mubwire iby'uyu mugabo nuza ntumuzi. Bamwita Dumbas, bebe nari kuvuga. Bamwita Dumba w'ingofero icuramye. Asha Dumba yari afite akabrand keza nakundaga. Hari ukuntu yafataga ingofero agashyiraho niba ari akantu yashyiragamo hano, urumva abantu bari batangiye kumwigana. Rero yaravuze ngo kubera baramwiganye ngo bakajya bavuga akajya muri eliminati, yarabiretse. Nze najyayo. Ari ingofero za gasuzuguro zifite ntuza akagozi karekare, nizo yahereyeho akajya yifungira imbere kakaba kanagana gutya. Noneho nyuma yagiye ashyira akantu k'agapapuro. Ku bantu bamukurikira kuri Instagram ye bazabibona video yajyaga gukora mbere tw'utu challenge zabaga ziriho. Turatuntu rero ngo batumukuyeho.
ni umwe mu bagabo kuri Instagram batwika bajya bategura n'ubundi ama live nabona yari yateguye ari kuvuga ngo rero ati ubu ngubu nta mugore mfite barabyivugira ku rugo rwamunaniye ngashaka gutereta Mutesi Jolly abonye batereta se kubera iki nyamara yamutereta Mutesi Jolly rwose ntabwo nagira n'inzozi n'izo nzozi ndabyuka Jolly yari yatwereka sheri we ariko ibaze n'izo nzozi nzirose nahita mbyuka nyine yari yatwereka sheri we umukobwa mwiza nkuriya kuki badashaka umugabo hakiri kare tuhabuze ukuntu regana ntabwo buriya reka twikorere umuntu yaranyibwiriye nyine buretse mubwire umuntu yarambwiye ati buriya ntabwo abantu bose baremewe gushaka imbavu zabo barazitetse mu isombe imbavu zabo turiya baba buri muntu wese arengera aremewe urubavu rwe twigire kuri uno mugabo ariko uno mugabo afite ibikorwa byinshi urumva ngo ni CEO the main tours the main music label music manager Marina Deborah movie producer actor ibyo bintu byose arabikora yego ti the main nayi hari kandi ibyo nibyo yagize gute nibyo atubwiye kuri ntuza kuri Instagram ye niho ndi ni CEO wa the main tours hanyuma na the main music label na music manager agashiraho Tire Marina na movie producer akaba n'umukinnyi wazo filime amenamo amafaranga urumva akanazikina akaba umuyobozi wa The Main Label iyo ntigihari byaje kurangira ibaye The Main Hub na The Main Hub nayo ntigihari urumva agira icyo bita Gideon podcast iyo nayo ntigihari none ubu haje icyo bita The Main Badrama TV iyo mugabo rero wenda mbere yuko mvuga ibye iyo mugabo ni umukire afite amafaranga ariko naye ntago azi guhamya ngo agire company mwifatika ntayubwo nyine buriya tuvuge nk'iyo haza kugumaho wenda The Man wenda tuvuge tuyite The Man Limited tumutekerereze nyine yihangane turashaka kumwereka ukuntu yagomba gukora business akagira The Man Limited The Man Limited ikabamo wenda iyo The Man Label sibyo ikabamo ubwo ni label ya music ikabamo wenda The Man movie production ariko noneho bikaba bifite company imwe bibarizwamo harya nagatero ibyo akagira wenda The Man TV none ubu yabaye Badrama TV ariko ibi bintu abantu bigeze kujya babimushinza ajya baranamubeshyira bati uyu mugabo akunda hit oye banze ubwire ntaterura ibyuma ntaterura ibyuma ese guterura ibyuma nyine banze umbwire bihuriye no kubura nyine banze umbwire uvuga ngo yego cyangwa arabiterura okay twigendere akora siporo twigendere ikibazo nacyo bishanikira urumva Badrama rero iki umwe mu bagabo bajya bagira gutya yibera muri Amerika buri aravuga ati reka ntekereze ku bajeni nasize i Kigali nze nshinga udushinga ashobora kubonamo akazi icyo kintu cyemeranyaho yaraje ashinga noza The Man Label Music yaririmo abahanzi harimo nyakwigendera J Paul Rest in Peace harimo Safi Madiba buyibere Canada barimo Marina Deborah nkuko yabivuze barimo bita Queenicha ubwo harimo na manager uriya mu manager ndamwibagiwe wayimanagingaga harimo na Kevin Mbanda urumva ko n'abantu yagiraga gute yahaga akazi ndetse aranabamafasha ashyira itafari ku muziki w'u Rwanda cyane ko nawe n'umuntu wakuriye muri muziki nubwo kuririmba byamunaniye aririmba kubera ko buriya yahoze ari umushoferi wande wa Rafiki Coga none bamukubye mwiwarete bosi mujye mwitonda hari igihe wari wicaye uwo kadogo wawe ashobora kuzaba hicaye ababosi ntabwo bajya babimenya bumva ko niyo mpamvu bavuga ngo nuza life no balance biri birindura ndakuraye uyu munsi yaragiye uba wicaye ahantu ngo ni ceya banana ariko ukibaza ari gatebe gatoki Badrama amafaranga afite Rafiki nta nubwo yatinyuka kugira gute
gufungura udushumi tw'inkweto ze kandi wasanga kandi yarahoza mu driving amutwara bro. ikibazo wasanga buriya nta Badrama atajya asuzana na Rafiki. Oya aramusuhuza kubera ko Rafiki afite icyo bita waka podcast nigeze kubona yamuhostinze. Na Gideon cyangwa se uyu mutipe Badrama nakubwiye ko afite n'icyo bita Gideon podcast. Nawe nigeze kubona ya postinze ya hostinze cyangwa se yakiriye boss. Wahoze ari boss, ex boss. Gaspard boss. Agize kaba yibereye i Kigali izuba ryamushyuhanye gaca gitagikora fresh urumva. Kuri ubu ngubu rero uyu Badrama urumva ko n'umuntu n'ubundi gifite akaboko gakomeye muri industry ya hano mu Rwanda, yaba muri media ndetse no muri music. Agire gutya rero ni umwe mu bari gutegura igitaramo cyande cya Safi Madiba, biteganijwe ntabwo biramenyekana itariki nyirizina kizabera, ariko ni mu mpera z'uno mwaka wa 2024 cyangwa se mu ntangiriro z'ukurikiyeho 2025. Anga rero kuri ubu ngubu ikibazo afitanye no bita Emmy ikinege niko yita kuri social media, ariko bamwita Emmy n'ubundi. Uyu ni umunyamakuru maze imyaka myinshi muri showbiz, muramuzi muri saga za Bruce Melody, bari gupfa wa mukobwa babyaranye urumva. Niwe watangiye bwa mbere niwe wakoze inkuru ijyanye nuko Bruce Melody yagize gute yateye inda. Inkuru yakozwe muri 2015. Uramutipe ariko ngo 2015. Uramutipe ngo guhera kera yacanye umuriro kuri Bruce Melody. Ariko ni bya bindi bavugwa hangana bakundanye. Kubera ko Bruce Melody na Emmy bahoze ari amashumi. Ahubwo nashobora kuri umwe mu bagiraga gute bajyaga kwa Diane. Oya nawe ari mariko. Rumba. None kintu bapfuye nyine yabaye umuntu ufite personality cyangwa se ufite ubumuntu. Agira imbabazi z'uko Bruce Melody yateye inda kanga umwana. Niko gutangira kumucanaho umuriro ngo arebe nibuza ko yahindukira agafasha. None se nuko ngo kujya gucana umuriro. Bire yamugiriye inama biranga, ahita akoresha imbaraga afite mu itangazamakuru. Oya ahubwo icyo nabonye yashaka yagira ngo wenda we bamwemere n'ubundi ajye asubirayo. Ati rero ndamugufasha ariko nawe uzanyemegera. Ubundi biriya byakagombye kuzajya hari ikintu abantu basigaye bishoramo. Buri muntu yakagombye kuba kira kibazo cyaragiwemo n'umugore. N'umugore wenda tuvuge hari abagore b'abanyamakuru bandi kandi uwo mugore Diane hari n'abandi benshi cyane yaraziranye nabo bakomeye b'abagore. Noneho wajyaga gukurakuza ari Emmy bakamubwira ikibazo ko giteye yavagayo yasaze akaba yandika inkuru. Urumva nta kindi wenda yarashoboye kuba yakora uretse gufata intuza imashini agatayipinga inkuru. Urumva we yabaga yanagiye bakamana izo foto n'ibiki n'amakuru. Yabaga atinzeyo yanariyeyo yakoraga cyane. Nakavata ubwo nanjye hari icyo maze gukora reka n'icyo nafasha. Ariko nyine nanone bitakwiye ko Bruce Melody ari umunyamakosa. Ariko umunyamakosa yabikoze uhari. Ibyo bintu byaroroshye wenda tureke no kuvanga inkuru, ariko byaroroshye kuko kuri ubu ngubu dufite ikigo cy'intuza ino laboratoire iri Kacyiru, urajyana umwana bagapima DNA bakamenya ibyo bintu bikanarangira. Ikirego kikaba closed. Diane yagiye icyo gihe bavuga ko iyo nda Diane urabona afite amafaranga yo kujya gupimisha DNA. Ntibagende bajye mu rukiko. None se ko wumva ngaraza hano mu Rwanda agahita yigira muri za club zitandukanye akibyinira arangiza kongera akigendera. Noneho igitangaje ntabwo wumvishe. Oya dukeneye sinzi abagore numvishe bita guki bano ngo abafeministe, ahubwo bagende bafasha uriya mu Nyarwandakazi barebe niba yabona ubutabera, umwana wabona uko yiga neza. Ntabwo papa wawe yabatunze amamiliyoni ujye kwiga mu mashuri bishyura 18,000. None se mane reka nkubwire irira Diane nawe arabishidikanya kuko ngo iryo shoro inda yinjiramo. Reka twigire kwa bad. Oya kabaza bakavugeho kamwe konye ngo muri iryo shoro inda yinjira. Ngabahungu bararokeje ari benshi gakayabo. Erega buriya nubwo nyine mbacyo gitereme cyo kurokeza sinzi nicyo kivuga wenda. Nubwo nyine yaryamana n'abahungu benshi nubundi hagera yimwe. None iyo yageze yayigeranye imwe niyigerayo ni nayikora akazi.
izindi zibimfabo none se umuntu ugereranyije nabo bandi bacembye hari nese niba ninde muntu uganya ubushobozi na Bruce Melody ahubwo niba Melody ari we wabanje hose oya nyine uriya mukobwa icyo arebaho arareba ku muntu ufite umufunga oya ibyo niyo mpamvu nakubwiye nti ibi bintu biri easy mani u Rwanda rwateye imbere ku rwego mwebwe mutari no kubyimagina ngo mubyumve niba dufite laboratoire nta muntu wagashwanye n'undi bapfumwa Diane rero genda bapime DNA Diane we nagashaka guseba bahite bamenya umwana n'uwandi nyine Diane we nagashaka bibe clear niba adashaka guseba rero nawe nagere gute nave muri media nagende yiturize yicecekere umwana ubwo niba afite uko amurera nako nta nubwo ari umurera ari famille badobose umwana bamurera arazani Kigali yibereye imihanda yibereza Uganda zahe yakakaye ntaga afite buretse twiyumvire bad noneho Badrama rwose ni gucya ariko bivuga kuyetinze nka The Man Hub nka Badrama wateguye agashyira no mu bikorwa igitaramo cya Safi Madiba umujene arifasha aragiye ngakoze inkuru akuyemo ikintu cyose cyagaragaza aho wagiteguye uko byagenze buri kimwe cyose abikora by purpose murebe kuri Radio Rwanda murebe ku Nyarwanda murebe ku binyamakuru bitandukanye murebe kuri Badrama TV buri muntu wese yakoze inkuru ariko undi kugenda gakora inkuru idasanga ryasi nta nubwo yakoze isa ariko mu gihe ukoze inkuru utange source yayo ugakuramo ibintu ubigambiriye ibyo n'ubuswa ni n'ubugoryi kandi nabyo navuze arega kubaho twandikirwa n'abanyamakuru nkamwe mwize veterinary ubundi ubukora iki nko muri showbiz wize veterinary cyangwa ubuhinzi ndakuziga kuri zayi n'ubundi uzaje guhinga cyangwa kuvura amatungo showbiz yarakunaniye ejo umutima mubi yuko utaba professional kandi ntabwo ibyo ngibyo tuzica ngo tubireberere bro ntago nagukenera mu mafuti kandi ibyiza wahagarika ibyo bintu ntaranavugana na shoboje kuko bibaye ngombwa kuvugana na shoboje you know what it is right so kandi igihe ntago ngikeneye ahubwo cyo kirankeneye ama content creator niyo nkuru wanditse nyine ni yo creatinze iyitabaho ntiwari buyandike you get aho nicyo kintu mugomba kumenya ntago tubatinya kuko nitwe tubaha ibyo mukora sibyo kandi ibyo mukora naho mukorera nabwo ujye dufite ubushobozi bwo kubikora ushize nababwiye ngo ndabikosora shinga TV mujyana n'imikino n'ikinyamakuru nagishinga naho ubwaye nkaguha akazi so nundi munsi banyarwanda mujye mwumva namwe banyamakuru ntago tuvuga ngo abanyamakuru nabasazi nabaswa ntago ari bose harabo dufite bari professional akora akazi kabo neza ariko bafite ababavangira nk'aba ngaba bamunzwe n'ibitekerezo by'ubukene n'ibitekerezo byo gutandukanya abantu cyangwa se kwigira ishyano sibyo so ntago ibyo bintu ari byiza rero Emmy nguhaye gasopo nundi munsi nushaka gukoresha content yanjye ugikoresha ukwiri nutabi yes bamwica Badrama Gideon urumva ubungubu rero n'umuriro wamaze kwaka hagati ye no bica Emmy ibi bintu navuga ko uyu mugabo yatangiye kugirana ibibazo n'abanyamakuru bagiye batandukanye kuva kera nawe wumvishe ko avuga ko agomba kugira gute agomba gusukura itangazamakuru mu Rwanda rikamera neza ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu n'umunyamakuru akabwira ngo azakuza imyanga azagira gutya na gutya ibyo ntabishaka yahereye ku muntu bita Emmy ndetse na Philipita izo nkuru ntitwazigarutseho avuga ukuntu batumirwa bakabamanipira bakababwira ibintu bagomba kuvuga ariko mu rwego rwo kugira ngo basebye umuntu runaka bagatumira umunyamakuru bakamubwira ati rero tugiye kudusebereza Badrama wenda uvuga ati Badrama yarazimye ubwo bakabatumiye nka ntuza uyu mutipe ninde uyu nguyu usetse yakamwana wenda yakamwana ni yakamwana buri yakamwana bimubwiye wamara gucana kamera yabyibagiwe avuga ibije ahubwo basikayito bariya abari ibikoresho araza akamukubita agascript akamubwira ati noneho tugiye kuvuga wenda kuri Badrama tugiye kuvuga kuri Safi Madiba tugiye kuvuga ku muhanzi runaka wenda tumuvuge negative sibyo icyo gihe rero ku munwa we wenda ku note ya senkane bamuhaye Skayito aragira gute akubaga nta kinya Skayito ariko natandukanye na yakamwana oya Skayito ntabwo yibagirwa ibyo nyine ntago byibagirwa ariko naho batandukanye yakamwana warabyibagirwa man nyine nibo batandukanye hanyuma undi naye ndi kukubwira handa mwibutsa wa mujene bita Tonality n'umuzi ndamuzi waririmbye atari sana ni umuhanzi uriya mutipe njye mbona ni n'umuhanga kabisa ni umuhanzi yakina n'udufilime n'ibiki byose ariko gufata bisa nkaho byagoranye uriya rero ni umwe mu bantu ntuzajya atumira Emmy akamumanipira akamubwira ibintu agomba kuvuga kugira ngo basebye umuntu runaka cyangwa se
bamwerekane nk'umuntu utagize gute utakiri hit cyangwa se udashoboye muri ako kanya. Abo ngabo Badrama yarabivuze abantu bamwe bakanemera ko ari ukuri. Avuga rero ku mikorere nyine yuriya Emmy ndetse na Philipita. Afati bariya ni indiririzi mbi mu itangazamakuru. Ubu rero yaziye cyangwa se ari kuvuga bita Emmy. Emmy ni umwe mu basore nk'uko twabigarutseho bamaze igihe n'ubundi bakora mu itangazamakuru rijyanye na showbiz. Ari maze imyaka myinshi cyane myinshi. Umwe mu bagabo uriya mutipe mari yigeze kwicara ararira ngo abantu baravuze ngo ni mubi. Nyuma ya Bruce Melody babwiye iyo sura yawe ntiyacuruza. Uriya mutipe nawe rero ngo akinjira mu itangazamakuru ngo abantu yagiye kwaka akazi baramubwira ati iyi sura ntabwo yakora kuri televiziyo. Ubuki ubwo rero yararimo atanga ubuhamya ko yakomezaga agastruggling agakora ibintu bikagenda neza cyane, ariko avuga ko bamwirukanye mu itangazamakuru bamubwira ngo iyo sura ntabwo yacuruza, ntabwo wakora kuri televiziyo. Yamubyandika ararira. Mu minsi yashije nibyo twaze tuvuga bijyanye no kwandika no gukora inkuru zijyanye n'ibi by'ubutinganyi n'ububwe. Urumva izo nkuru rero azanditse Badrama araza aramubwira ati rero wa mugabo we ibi bintu buri kwandika twe dufite abana, izi nkuru kuzandika nta kintu zifasha abana bacu. Urumva ibyo barabishwanira kubera za ngufu za satani ziba zibyihishe inyuma zikugira kumvura umuntu uri super. Aramubwira ati nureba ko bivuze gutyo ati hari igihe uzankenera, hanyuma nunkenera nanjye nzakwereka uwo ndiwe. Ariko yema mubwira ndiro Badrama nka bad boy, umuntu udafite icyo ahomba n'icyo atinya, umuntu utugami wabo. Urumva atari iwanyu atahugamye, aramubwira ati Imana uzabaza ibyo bintu ntagaba ari byo. Ahubwo ngira nzi ko Badrama nk'umuntu uri muri Amerika atarwanya ubutinganyi. Oya anese ubutinganyi ubundi wana ari ikintu. Badrama rero abateguye igitaramo nka The Main Hub CEO wayo nk'uko twabibonye mu ntuza muri intro cyangwa se mu bimuranga kuri Instagram, niho turi kureba ayo makuru yose. Ategura igitaramo cya Safi Madiba kigomba kuzaba mu ntangiriro za 2025 cyangwa se mu gusoza 2024, kubera ko ntabwo baratangaza amatariki nyirizina agomba kuzagira gute. Agomba kuzakorera icyo gitaramo yabanje gukora amatu agiye gutandukanye muri Amerika. Abonye igitaramo cyarimo mbarwa ariko cyarabaye. Ari abandi babarirwa kure. Ari n'ibindi agomba gukora ku mugabane w'Uburayi, nabisoza zaza mu Rwanda iwabo muri Afrika. Ubwo rero mu gutegura icyo gitaramo ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo Inyarwanda, birimo RBA, birimo Badrama TV, urumva yo niye bafite ukuntu bagize gute, ukuntu banonsha igitaramo, bavuga ko igitaramo cyaba kigomba kuzaba, bavuga n'ugomba kugitegura. Ariko Emmy we mu kwandika inkuru yanditse ko igitaramo kizaba, ntiyandika uwagitegura setu arekeraho. Ubwo rero Bad nawe yaje agira gute, ahita yisiga insenda, ahita agaragaza ukuri kuri hagati ya nande na Emmy. Ari kurumva ko aracyafite depresi y'iki yuko bamwe ngo ni mubize buryo tagomba anga. Ariko nanone ushobora kubishinza chief editor, kubera ko ikinyamakuru kikuba kigomba kugira umuyobozi w'ibiganiro, kikagira abo bita ba chief editors. Abo ngabo nibo bagomba kureba mu nkuru mbere yuko iba published. Ibyo ngibyo bari n'ubunebwe bw'aba chief editor, nge nta nubwo nabibona cyangwa se nta nubwo nabishinza umunyamakuru. Umunyamakuru niba akoze inkuru amubwira ati habura amaka, icyo gihe ajya kugashaka. Niba ukoze inkuru bigomba kugira sheet, kagira uko yatangiye kagira nuko yarangiye. Niba rero uri gusoza wenda uri kwandika inkuru, niwereke ngo igitaramo kizabera he, cyateguwe nande, ibyo byose aba ari intuza, aba ari ubunebwe bw'aba chief editor. Nubwo wenda uyu nguyu ari kuza akaza akifatira ku gahanga Badrama, akifatira Emmy, yakabanje kumenya ubundi chief editor w'igihe we bimeze bite. Abahungu batangiye gukinira ku gitangazamakuru gikomeye kuri hano wanashyiraho question mark. Ibyo Kenisa Jondi yavugaga ati RBA gute ikoresha abanyamakuru ngo ba YouTube. Abantu rero ibintu byose babaze kubigira YouTube. Ntabwo nimvije ukuntu igitangazamakuru nk'igihe
bemera inkuru igasohoka wenda hari ibintu biburamo, kubera ko ibundi iyo uri gukora inkuru hari ibibazo bigera kuri bitanu ugenderaho. Abantu baba bagomba kumenya ni iki cyabaye, kirabera he, kibaye ko byagenze gute, cyakozwe nande. Yes, ibyo bintu byose ugomba kugira gute mu nkuru biba bigomba kugaragaramo. Iyo bitagaragayemo rero aba ari weakness zande za chief editor. Umunyamakuru ashobora kubikora kubw'impamvu runaka, ashobora kuba yagiranye ikibazo wenda n'uwo ari gukora hiyo nkuru. Icyo gihe rero biba bisaba chief editor nawe arebe iyi nkuru igiye gusohoka imeze gute. Naga ikinyamakuru ntago ari cyawe, ntago igihe ari cya Emmy ngavuge ngibi bintu ntago mbishiramo, ntawe uri bubimbaza. Ariko nko Badrama wenda ashoboye kuba yahaguruka akegera ikinyamakuru Igihe akabaza chief editor wacyo ati iyi nkuru yasohotse urabona yujuje ibisabwa ngo abari inkuru ba published. Kika Badrama no umuntu ujijutse ibyo ngibyo ababizi. Rwose abahungu rero byarangiye umuhungu arakayira afata ibyo bintu munkangije, mwaravuze abantu banze kuma ibiganiro ku ma televiziyo yawe mpita nshinga Badrama TV. Ati nibyo ngibyo bikumbwira ngo ikinyamakuru cyandika ngiye bikomeje gutyo nagishinga mufungura hari abanyamakuru banyabo basigaye baje gukora kuri YouTube, none abanyamakuru bo kuri YouTube bakajya gukora ku itangazamakuru bikomeye. Nyine mbo hazamo na kesiyo yo kwangaja. Buriya wenda sinshaka kubigarukaho, ariko niyo witegereje ino niba ni Isibo FM mu kwangaja kwayo ubona yangaje abanyamakuru bahe bayicumi. Ubwo rero nitanga ibiganiro iretanga ibiganiro bya YouTube ntuyitegerezeho ubunyamwuga.